nyuma yuko nari ndi kubabwira mu buryo bwo kurekarama ibijyanye na mituweli abantu babashyizeho nyinshi, abantu bakomeje kumbaza ati ntago turi kumva uburyo umuntu yarekarama ibintu, mwadufasha mukatubwira inzira ku nzira cyangwa se uburyo twabigenza. Uyu munsi ngiye kubereka ikintu kimwe ku kindi, birasaba ko ukurikira kugeza video yishoje kugira ngo usobanukirwe cyangwa se wumve birambuye. Iyi systeme bayita Mbaza. Iyi Mbaza yashyizweho na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu cyangwa se Minaloc. Iyo uri kusaba n'ubundi message ziza kuri telefone ziza zanditseho Minaloc, bivuze ngo Minaloc ni igenzura ibintu byose bisabirwa muri system. Iyi system ntabwo ari systeme yo gutangirwamo ubujurire bwa mituweli gusa, n'abantu bafite ibibazo bitandukanye, abantu barenganyijwe mu mitungo yabo mu buryo bw'ibibazo bisanzwe, nabo batanga ibibazo baciye muri no systeme ya Mbaza. Ariko kuri mituweli hiyongeraho fomu ya Minaloc yakoze ijyanye no kujurira amakuru muri systeme bita imibereho. Imvuga ngo systeme y'imibereho ni igena icyiciro cya mituweli ugomba kubarizwamo bitewe nyine n'icyiciro nyine runaka uba urimo, bagendeye ku mafaranga winjiza, ku mirimo ukora, ni ku mitungo utunze n'ibindi bitandukanye. Mbere na mbere yuko wuzuza iyi system ya Mbaza cyangwa se winjira muri Mbaza, ubanza kuba wafata form yo kujuririraho cyangwa se form y'ubujurire. Ndaje nyiberekaho gatoya. Iyi annex, iyi ni umugereka wa Minaloc. Uyu mugereka nkuko mubona, ndazumingaho gato kugira ngo muze kubona neza. Ukeneye ashobora kunyandikira kuri WhatsApp, murabona muri description y'iyi video ndetse na comment ya mbere y'iyi video. Uyu mugereka nkuko muri kubona wanditseho ngo kwandika, kuvugurura no kunoza amakuru y'urugo muri systeme imibereho. Iyi fomo ni ya Minaloc. Iyi fomu nakeka muri kuyibona. Iyi fomu yuzuzwa ku rwego rw'ibanze, ubwo ni kuri mu mudugudu. Hano habanza hirya ku rupapuro rwa mbere haba ari abagize urugo, ni abantu nyine bagize urwo rugo nyine rwawe. Then hano hari kuri wa wundi ugize urugo isano muba mufitanye na nyiri urugo, mbese wa wundi uhagarariye icyiciro cy'ubudehe, isano bafitanye ijya hano. Hano hari igitsina cye, nimba ari gore cyangwa igabo. Hano hari itariki n'ukwezi n'umwaka yavutsemo, ubishyira hano wa wundi ugize urugo. Hano hari irangamirere rye, ni ukuvuga ngo yarashyingiwe, ni ingaragu, ni umupfakazi, cyangwa se yatanye n'uwo bashakanye, bikajya hano. Hano ni nimero y'indangamuntu imuranga cyangwa se nimero iranga umwana, application number, ukabishyira hano. Hano ni ashoboye gukora, ni igihe nyine adafite ubumuga cyangwa se afite imyaka yo gukora. Ubwo umuntu wese uje imyaka 18 yadafite ubumuga abashoboye gukora, ariko yo akuze cyane, ubwo ndavuga ashaje nawe abadashoboye gukora, nabyo bijya hano. Hano hari niba ari oya, ni iyihe mpamvu ituma adakora, uyita yivuga nyine bavuze ngo ni oya. Izabukuru, arashaje nyine. Uburwayi buhoraho, afite uburwayi nyine bukomeye. Ubumuga, ariga, ni umunyeshuri, imyaka iri munsi ya 18. Indi mpamvu ukabishyira hano nabyo. Hano ni kwa mudugudu bikorerwa, mbibutse ntabwo ari wowe wisinyira kuri iki kintu. Hano hari amashuri yize, ugaragaza amashuri nyine yashoje uwo muntu ugize urugo, ntabwo yize, afite amashuri yisumbuye, za kaminuza n'ibindi, bijya hano. Hano hari umurimo umwinjiriza amafaranga, ni iki nyine asanzwe akora, umunyonzi, gutwara moto n'ibindi byinshi cyane nyine bijya hano. Tugakomeza kuri taburo ya nyuma ivuga ni bya bindi by'akazi n'ubundi bikomeza, ubukanishi n'ibindi byose ukabishyira hano muri no taburo mu bintu asanzwe akora. Iyi fomu ya mbere imaze kuzuzwa, ujya kuri page ya kabiri. Page ya kabiri nko muri kuyibona iteye gutya: amakuru ajyanye n'imitungo. Urugo rufite ubutaka, yego cyangwa oya, uvivura nyine aho hantu nyine, nimba ari oya ntabwo, nimba ari yego ni yego. Urumuri urugo rukoresha, ni umurasire, ni biogaze, ni amashanyarazi, ni itara cyangwa itadowa, ni buji, bakavivura. Hano haza ibikoresho bishashe hasi mu nzu, ni pavoma zanyu, ni sima, ni umuki, baravivura. Hano ni ibicanwa mukoresha, ni inkwi, ni amakara, ni gaze, ni biogaze, nta cana, mbese nta teka bitewe n'ikibazo wenda cyuko nta bushobozi afite cyangwa se ajya ku maresitora gusa cyangwa se ibindi. Hano hari umubare w'inka mutunze,
umubare w'ihene bijya hano, umubare w'intama, umubare w'ingurube bikajya, umubare wa telefoni mufite mu rugo, umubare wa radio, umubare wa televiziyo nabyo bikajya ahangaha. Ukamanuka hano hari komite y'ubuyobozi bw'umudugudu none bagiye gusinya. Hano nyine hari uhagarira umudugudu cyangwa mwita perezida w'umudugudu cyangwa se umuyobozi w'umudugudu. Hano hari nyine ushinzwe itangazamakuru, bose bakajya hano. Iyo bamaze kujya hano ushyiramo inshingano zabo, urazandika hano, buri wese agasinya. Yaba bamaze gusinya ujya ku mudugudu, ujya mu kagari kawe, ukajya kwa executive nawe yandika amazina hano, yarangiza hano agashyira itariki agasinya akanatera kasha. Iyi fomu wowe uhita nyine uyijyana ukayitahana. Rero niho uhita ugaruka muri ya systeme bita Mbaza. Yuje muri systeme ya Mbaza uza ufite ya dokima yawe isinyweho na za nzego zose kandi amakuru yose yujuje neza, ugakanda kuri kwiyandikisha hano muri ino platform ya Mbaza. Hano ushyiramo indangamuntu, naberetse uburyo byandikishamo, utarabibonye arebe link iri muri description y'iyi video aze kuza kure ko byandikisha. Ushyiramo nimero y'indangamuntu, bakakwereka telefone zikubaruyeho, ukabona OTP, then ukiyandikisha. Iyo wamaze kwiyandikisha nibwo ukanda injira rero babigizwe na nimero ya telefone yawe na password wakoze uri kwiyandikisha, ugakanda kuri injira, ukinjira muri database muri system. Nkanjye murabona ko mfite ikibazo kimwe cyakiriwe, n'ikindi kimwe kigikorwaho. Hano bakubwira aho ibintu bigeze. Urabona ko ngiye natanze ikibazo kera, ariko urabona ko ku 8 nibwo bacyakiriye, bagiha umuntu ugomba kugikurikirana ku rwego rw'umurenge. Iyo ukanzeho ubona nyine ibijyanye n'aho ikibazo kigeze. Urabona ko hano cyahawe Asoke cyangwa se uwo mwita affaires sociales w'umurenge wa Musasa. Turi kumwe, aha niho giwe mbarizwa ni ikibazo cyanjye cyagiye. Ikibazo nyine ni ya text wandika, warangiza fomu ukayishyira mu migereka kabisa. Nyuma yibi wowe ushaka nyine kwiyandikira ikibazo, uhita uzana kuri tanga ikibazo, warangiza ugahitamo intara, ugahitamo akarere, ugahitamo umurenge, ugahitamo akagari, ugahitamo n'umudugudu, then ukandika ikibazo cyawe hano ikibazo wandika hano wandika uvuga ngo gusaba gukosorerwa amakuru muri systeme imibereho. Hano waza ugasobanura ikibazo cyawe uko gihagaze, ko ari ikibazo cya mituweli nyine bakubariwe nini cyane bitewe n'ikibazo cy'amakuru ari systeme imibereho. Hano ukaza ugahita ukandamo ukaprodingamo ya form cyangwa se ugashyiramo rwa rupapuro wakuye ku kagari rusinye, warangiza ugatanga ikibazo. Uramutse ukeneye support cyangwa se ubufasha bwo kukusabira iyi system kukubikorera ibi bintu, nabyo nagufasha nta kibazo. Icyo nagusaba cya mbere no kuguha form ukajyana ku kagari, bamara kuyisinya burundu ukaba wanyoherereza iyo form isikanye neza igaragara 100% nkabigukorera. Cyangwa se ukegera abandi bantu bazi ibintu bya online cyangwa se basanzwe batanga services zo kuri murandasi cyane nk'aba agent b'irembo, bakaba bagufasha iyi service. Nawe ubwawe uba wabyikorera kuko mbanaberetse uburyo bikorwamo. Uramutse ari ubwa mbere rero waba udukurikiranye kuri no platform cyangwa se kuri no YouTube channel yacu, nyaboneka ntucikwe n'ukana subscribe ndetse n'inzimenyekanisha kugira ngo video n'inkuru ndetse n'inama tubagira mujye muzibona mu bambere. Mbifurije amahirwe masa kandi Nyagasani akomeze abarindi.